Turabasuhuje abakurikiye Easy Life Talk, iyi ni YouTube channel aho tuzajya turebera hamwe ingaruka abantu bakuru bahura nazo mu buzima busanzwe bwa buri munsi, zaba ari nziza cyangwa se mbi, ariko nanone zikaba ari ingaruka zifitanye isano n'ubuzima baciyemo bakiri abana. Ubuzima waciyemo kuva uvutse kugeza ku myaka 18, ariko cyane cyane ibyo waciyemo kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 8 nibyo byagiye bikugera uriwe akenshi na kenshi. Uko witwara, uko ubana n'abandi, ibyemezo ufata, n'amahitamo ugira, byose bifitanye isano n'ahahise hawe ho mu bwana. Nge tuzajya tubana muri bino biganiro, ndi MBOT, tunabibutsa kandi nanone kugumya mukora subscribe ku batarazikora, kugira ngo nitujya tushyiraho ibiganiro mujye muhita mubibona, ndetse muduhe na comments, mugende muduha ibitekerezo bitandukanye ku biganiro tugenda tubaha, kugira ngo ibyifuzo byanyu abe ari byo tugerageza kugenda twubakiraho, tubahe ibiganiro byiza bibanogeye, aho mugenda musobanukirwa ahahise hanyu uburyo hahura n'ibihe by'ubu ngubu. Murakoze cyane. Uyu munsi turaza kuba tureba ubushize twari twarebye ingaruka ya mbere yo kuba umwana, ese igihe umwana yaciye mu bihe bitoroshye, ese igihe umwana yaciye mu bibazo bigiye bitandukanye. Hari n'ikiganiro twabanje gukora kigenda gisobanura ibibazo bigiye bitandukanye abana bagiye bahura nabyo. Niyo mpamvu tugiye gukomezanya n'iki kiganiro nanone Easy Life Talk, tugenda dusobanukirwa ese ni izihe ngaruka abantu bakuru bahura nazo ariko zifitanye isano n'ahahise habo ho mu bwana. Uyu munsi turaza kwibanda ku bibazo cyangwa se imbogamizi abantu bakuru bahura nabyo, ariko bagaba bahura nabyo igihe bari kugirana umubano n'abandi bantu. Umubano n'abandi bantu no kuvuga ngo abantu tubana mu kazi, abantu tubana muri business, abantu tubana ku ishuri, abantu tubana nabo, abantu duhurira nabo muri bisi, abantu by'umwihariko tubana nabo mu mubano ufite intego runaka, cyane cyane intego yo kuba ari umubano ugamije kuzakora umuryango, cyangwa se romantic relationship, cyangwa se hagati y'abashakanye, cyangwa se nanone n'abateganya gushakana. Reka tukomeze n'ingaruka ya mbere cyangwa se challenge ya mbere abantu bakuru bahura nayo, ariko ifitanye isano n'ahahise hawe, ifitanye isano no kuba wenda yari umwana utaragize amahirwe yo kubana n'ababyeyi, wenda yari umwana utaragize amahirwe yo kubona ibyo yari akeneye by'ingenzi, utaragize amahirwe yo guhabwa urukundo bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye. Hari video twakoze ibivugaho, turabashishikariza kujya kubanza kuba mwayireba kugira ngo mukomezanye n'ibi bice bindi bigiye bikomejeho. Challenge ya mbere cyangwa se imbogamizi ya mbere muri relationship ni ikintu cyitwa trust issue. Abantu bagiye bahura bagiye baca mu bihe bitoroshye, cyangwa se bahuye n'ibyo twise adverse childhood experience, cyangwa se kubaho mu buzima butoroshye, ndetse n'abagiye bahura n'ihungabana riturutse ku ihohoterwa yaba ari iryo ku mubiri cyangwa se iryo ku gitsina, aho umwana yaba yarafashwe akiri mutoya, cyangwa se aho umwana yaba yarakubiswe akiri mutoya, cyangwa se aho umwana yaba yarabwiwe nabi agatotezwa mu buryo bw'amarangamutima. Uyu mwana yakuze, ikintu cya mbere muri relationship ahura nacyo ni ikintu cyitwa trust issue, kutizera abantu. Ubushobozi bwe bwo kwizera abantu buba bwarakomeretse, ushobora kuba bwarakomerekejwe n'uwamureraga cyangwa se n'uwari umufite mu nshingano, akaba yumva kongera kwizera undi muntu we wa hafi, ari we uwo nguwo bari mu mubano cyangwa se bari mu relationship, akaba yumva ari ibintu bikomeye cyane, aba yumva ari ibintu bimukobereye byakongera kumusubiza mu hahise, aho abatekereza, aba yiteze, ajya muri relationship yiteze kuba yahura n'akagambane, akaba yumva yagambanirwa kubera ko atagize ayo mahirwe yo kuba yamarana igihe kinini na wa muntu yizeraga, ari we mubyeyi cyangwa se undi wari umufite mu nshingano, ariko bikarangira habayeho igisa nk'akagambane, ariko mu by'ukuri ari ibibazo bigiye bitandukanye byateye iyo mpamvu yahuye nayo mu bwana.
hari ukumva nanone yasigwa cyangwa se yego kumva yasigwa akumva nta mpamvu yo kongera gusubira muri ibyo bihe by'ahahise. Rero imbogamizi ya mbere cyangwa se ibyo bagenda bahura nabyo mu gihe cyo gukura, mu gihe bari mu mubano ugamije gushaka cyangwa se n'undi mubano usanzwe, aba yumva nta muntu yizeye. Ikindi kintu cya kabiri kibaranga abantu bakuru ariko baciye mu bihe bitoroshye mu gihe cy'ubwana, ni ikintu cyitwa gutinya guhuza amarangamutima n'undi muntu, mbese bagahuza imitima, icyo bita fear of intimacy. Intimacy ni ukuvuga ngo haba habayeho kwegerana kw'amarangamutima, ku buryo ni hahandi umuntu ababwira mugenzi we ati ndi kukwiyumvamo. Baba bafite ubwoba bwo kuba bakwiyumvamo umuntu cyangwa se bo umuntu yabiyumvamo, kubera ko ni ikintu bumva nk'ikintu giteye ubwoba kuri bo, ntabwo ari ikintu kibaha kuba batekanye, biturutse ku kuba mu gihe yari umwana atigeze abona iyo intimacy, atigeze abona rwa rukundo rwa mama we, atigeze abona rwa rukundo cyangwa se cya gitinyiro cya papa we, ariko kitagamije kumuhungabanya, ahubwo kigamije kumwigisha no kumuha amarangamutima akomeye. Rero ikintu cyitwa emotional closeness ni ikintu baba bumva nkaho ari ikintu giteye ubwoba, kiri dangerous cyangwa se kiri uncomfortable, kituma bumva badatekanye. Ashobora kuba yakwikura mu kuba muri kuvugana, muri kuganira wenda nko kuri chat cyangwa se muri nko kuvugana kuri telefone, yakumva uri kugerageza kwegereza amarangamutima yawe ukayegereza ye, icyo gihe ahita akora icyitwa pull away, ahita atangira uburyo bwo kubivamo. Nimba mwari murimo nko kuganira, agashaka ukuntu topic ituma ibintu by'amarangamutima biza hagati yanyu, ahita abigendera kure cyane, akaba yahindura topic, ahita bihindura ibintu biri seriye, akahita avuga ati ibi bintu ntago nifuza ko birenga ahangaha. Akenshi biba biterwa no kuba afite ubwoba bwo kumva yakwirekurira, yagufungurira umutima we. Ikindi kintu cya gatatu bagenda bahura nacyo mu gihe cyo kuba mu gihe cy'imikurire cyangwa se iyo bakuze, abana baba barahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye byabakomerekeje amarangamutima cyangwa se n'ibyakomerekeje umubiri ariko bikageza aho bikora ku marangamutima. Ikindi kintu cya gatatu bahura nacyo iyo bakuze ni ikintu cyitwa hypervigilance. Igaragazwa no kuba umuntu aba ari maso, yiteguye nk'ikintu kimeze nk'intambara, cyangwa se akaba avuga ati uko biri kose hari ikintu kitari buze kugenda neza. Ahangaha aba ari maso, aho hahandi yo muri nko muri relationship muganira, ni ibintu bisanzwe yuko gukosa muri relationship cyangwa se mu mubano w'abantu bagamije ikintu runaka, ishobora kuba ari professional relationship, umubano wawe mu kazi ukora ka buri munsi, muri profession urimo, cyangwa se umubano muri romantic relationship, umubano ugamije guhuza amarangamutima mu buryo bw'urukundo. Icyo gihe umuntu urimo wahuye n'ibikomere mu gihe cy'ubwana cyangwa se yaraciye mu buzima butamworoheye, aba ari maso, aho ahora arekereje kureba akantu k'agakosa gashobora kubaho, ibintu akahita bigira intambara. Ibintu ahita twa tuntu dutoya tuhita dutuma agira ikindi kintu noneho nacyo gifatwa nk'ingaruka yo kuba yaraciye mu gihe cy'ubwana. Aba ari wa muntu uri overreacting, aba akantu kose aba gafiteho comment kandi ziri seriye, zitari nziza, aho aba ari ukubera amarangamutima ye aba yarakomeretse muri icyo gihe cy'ubwana. Ikindi kintu cya kane cyangwa se nk'indi ngaruka ya kane bakunze kuba bahura nayo abantu bakuru baciye mu bihe by'ubwana bitari byoroshye, ni ikintu cyitwa attachment problem. Attachment ni ukuvuga ngo hari ukuntu attachment mu kinyarwanda cyiza twabyita nko kuba
akenshi hano iyo bavuga attachment baba bagerageza kuvuga gukundana cyane, kuba mwegeranye cyane cyangwa se amarangamutima yanyu yegeranye cyane, nibyo byitwa attachment. Ni nka bimwe bavuga mu kinyarwanda ngo agati k'inkubirane, ni ukuvuga ngo muba muri very close bya hatari, gukundana cyane, kugirana amarangamutima y'imikundire, tugenekereje ku biba twabishyira mu kinyarwanda. So rero iyi mbogamizi y'icyitwa attachment ni ukuvuga ngo hari attachment iba ari nziza, hari na attachment iba itari nziza, icyo bita healthy and unhealthy attachment. Ni ukuvuga ngo hano umuntu uba warahuye n'ibikomere mu gihe cy'ubwana, cyangwa se yarahuye n'ubuzima bwatumye amarangamutima ye akakara cyane mu gihe cy'ubwana, ntago aba afite icyitwa anxious attachment. Ni ukuvuga ngo guhuza amarangamutima cyane, nimba ari nko mu rukundo n'umuntu, nimba ari umukobwa cyangwa se umusore uri mu rukundo n'umu girlfriend cyangwa se umu boyfriend we, icyo kintu cyo kuba afite kwifatanya kw'amarangamutima mu buryo butari healthy cyangwa se mu buryo butari bwiza, bituma aba yumva afite ubwoba bwo kuba yamutakaza. Twagiye tubibona haruguru, aba yumva afite ubwoba bwo kuba yamutakaza, akagenda agira imyitwarire igaragaza yuko adatekanye, aba afite insecurity muri relationship, aba ari wa muntu ugaragaza ibintu byo gufuha cyane, aba ari wa muntu nimba ari gukora nk'ikintu aba ashaka ngo uhore umubwira yuko icyo kintu yagikoze neza, aba akeneye ikintu cyitwa constant reassurance. Aba avuga ati ntago aba yiyizeye, aba avuga ati ngomba kuba mfite umuntu hafi ahangaha ushobora kumbwira ati ibintu bimeze neza. Aba ari wa muntu ushobora nko kwambara nk'ikanzu, tuvuge nimba ari umumama, akaba yakwambara nk'ikanzu, umugabo we yagiye nko ku kazi, akifata selfie, akifotora, akamwohereza nk'amafoto, akamubwira ati mbwira ubungubu mbese nambaye neza, cyangwa ku buryo aba ari wa muntu igihe waba utabimubwiye byaba ari ikibazo gikomeye cyane, ahita abifata nyine nk'ibintu bikomeye cyane. Ni byiza kuba waha compliment umuntu cyangwa se umuntu muri relationship, ariko ahangaha ho iyo afite anxious attachment aba akeneye kuhora nyine umubwira, kubera ko ntago aba yiyizeye kuri we. Ubundi bwoko bwa attachment bakunze kuba bagira abantu baba barahuye n'ibikomere mu gihe cy'ubwana cyangwa se n'ubuzima butoroshye, ni ikintu cyitwa avoidant attachment. Avoidant attachment aba ari wa muntu nanone udakunda kuza mu bintu by'amarangamutima, hari ibyo yavoiding, hari ibyo yirinda ko byajya kure mu buryo bw'uko biri buze kongera kumukomeretsa amarangamutima, agakora icyitwa emotional distant. Akaba ari wa muntu uba uri kure cyane, nimba muri mu rukundo aba ameze nk'udahari, ahubwo yibereye mu yindi si. Aho ngaho aba ari kugerageza kwirinda yuko ibintu byagera kure. Niho hahandi azaba ari wa muntu, nimba uri nko wamwandikiye nka message mu gitondo, aba yayibona ariko akirinda kuba yayisubiza mu buryo bwo kuvuga ngo ninyisubiza arongera nyandikire. Akaba yakreya ikintu cyitwa emotional distance kugira ngo yumve ahajije amarangamutima ye yo kuba aba akeneye avoidance. Ibi ngibi bituma habaho ikintu cyitwa push and pull or emotional disconnect. Ni ukuvuga ngo aba ari wa muntu ejo murabanye neza, ejo yahise bivamo, ejo muri romance, ejo mwashwanye, bikaba ari ibintu bigumya bihoraho. Ariko nk'uko twabivuze, ni ibintu bisanzwe ko abantu bari muri relationship baba ni bimwe bavuga mu kinyarwanda ngo ntazibanye zidakomanya amahembe. Ariko
kuri aba ngaba ho n'utuntu dutoya batugira ibintu binini, bigatuma yongera kuva muri mood yo kuba muri romantic relationship, akongera akayigarukamo, akongera akayivamo, bikaba ari ibintu bihora byirepeta, kandi ugasanga ni ibintu bituma uwo mubano wanyu udakomeza kuba wagenda neza. Ikindi kintu cya gatanu ni uko uyu muntu uba warahuye n'ibikomere mu gihe cy'ubwana, cyangwa se uba waranyuze mu bihe bitabaye byiza, kuko twabonye ko hari itandukaniro ryo kuba umwana yaraciye mu bihe bitabaye byiza no kuba yarahuye n'ibikomere ari umwana. Ibyo bihe bitamubereye byiza nko kuba muri famiye ikennye, akaba yabura iby'ibanze nk'ibyo kurya n'imyambaro mu gihe abikeneye, akaba yarahuye na famiye, akaba yarakuriye muri famiye irimo amakimbirane, yabayemo divorce, cyangwa se yarakuranye na mama we gusa cyangwa se na papa we gusa, bitewe n'impamvu wenda yo kuba nko kubakorana n'ababyeyi na ba mama babo, akenshi na kenshi ni kuri aba bana baba baravutse ku ba single mothers, cyangwa se abakobwa baba barabyaye ariko batabana na ba se b'abana. Akenshi uwo mwana uba waraciye mu bihe bitabaye byiza ibyo ari byo byose, niwe uba warahuye n'icyitwa adverse childhood experience, bitandukanye n'uwahuye n'ibikomere, yafashwe ku ngufu, yabaye wa mwana wapfushije umubyeyi, yaba ari mama we cyangwa se yaba ari papa we. Icyo ni igikomere, ni ibintu biba byaramukomerekeje amarangamutima ku kigero cy'uko ubushobozi bw'ubwonko bwe butabashaga kugumya kubyihanganira, ku buryo iyo asuzumwe amarangamutima ye, iyo asuzumwe bigaragara ko yahungabanye. Ariko wa wundi waciye mu bihe bitari byiza we, yego bigaragara ko amarangamutima ye yakomeretse, ariko ntabwo aba yarakomeretse ku kigero cyakitwa uburwayi bw'amarangamutima. Aho ngaho niho bitandukanye. Rero abantu bombi baciye muri ibyo bihe bakunze kuba bahura n'izi mbogamizi zose twari turi kuvuga. Iya gatanu twari tugezeho ni abafite ikintu cyo kumva nta cyizere yifitiye, cyangwa se confidence ye iri hasi, aba ari wa muntu utikunda, aba ari wa muntu ufite low self esteem, cyangwa se ufite yumva muri we ari umuntu udahambaye, yumva ari umuntu udakunzwe, akaba yakumva rwose nta kamaro ke muri buno buzima. Uwo muntu rero akenshi na kenshi uba usanga aba ari wa muntu ushobora kuba yakwigirira nabi, ari wa muntu ushobora kuba yajya mu biyobyabwenge, akajya mu mico itari myiza nk'iyo kwicuruza ku bakobwa, akaba ari wa muntu ujya mu businzi, kubera ko aba yumva yuko ntacyo amaze, aba yumva he is not good enough, ntabwo aba yumva ari wa muntu koko ukenewe. Niyo yaba ari umusore mwiza cyangwa se ari umukobwa mwiza, usanga atigeza ku kigero cyabo abona bakabaye kuba bari kumwe, ahubwo ni wa muntu ushobora no kujya mu mubano utari mwiza, kandi kuko abibona ko uwo mubano utari mwiza, abibona ko umusore cyangwa umuhungu bari kumwe umubano bafitanye ntacyo uzabagezaho, ariko kubera ko yakuze nyine yumva n'ubundi yaritakarije icyizere, cyangwa se atari mwiza bihagije, bigatuma ajya muri izo ngeso cyangwa se muri ibyo bibazo. Kuba rero yarakuze ari wa muntu ufite low self esteem, cyangwa se wumva agaciro ke kari hasi, nibyo akenshi na kenshi wisanga bajya muri iyo mico itari myiza, cyangwa se bakajya no muri relationship zitari nziza, bakemera kuzigumamo kandi babona ziri toxic. Ku kijyanye na relationship cyane cyane tuzakinjiramo mu biganiro byacu bizaza, ariko aka kantu nako kari mu bintu abantu bakuru bagiye bahura n'ahahise hatababereye heza, nayo n'indi ngingo itari nziza bagenda bahura nayo. Ingingo ya gatandatu cyangwa se challenge cyangwa se ikibazo cya gatandatu abantu baciye mu buzima butari bworoshye mu gihe cy'ubwana bagenda bahura nabyo bakuze, ni imyitwarire bagenda bagaragaza
barakuze ariko mu by'ukuri ifite inkomoko mu buzima baciyemo bakiri abana. Ikintu cyitwa kuba ari wa muntu wakuganiriza amarangamutima ye, akaba ari wa muntu wakubwira ati muri mu mubano ukaba wamukorera ikintu kitamushimishije, we akabigumana akabibona ko byabaye ariko ntabigireho comment. Akaba ari wa muntu ubika ugira inzika, ni wa muntu uba ufite inzika, akantu karabaye ntiyahita kavuga ngo mukaganiraho gakemuke, ikibazo cyarabaye, amakimbirane yarabayeho, ariko ntago aba ashobora kuba ari wa muntu watobora ngo avuge ibintu bitari kugenda neza mube mwabiganiraho mu bikemure, ahubwo aba afite imbogamizi mu kuba yagirana ibiganiro nawe. Difficult communication, gucommunicating ibijyanye n'amarangamutima kiba ari ikintu kibagora cyane. Kuba yagusangiza yakubwira ko wamukosereje cyangwa se utamubaniye ni ibintu bimugora cyane. Ibi ngibi rero bigira ingaruka mu bijyanye n'imibanire y'abantu, cyane cyane abari muri romantic relationship, bitewe n'uko kubana muri abashakanye cyangwa se kuba mubana muri abantu bateganya kuzashakana biba bisaba kugira ngo mugirane communication, muvugane, muganire, mugire ibyo mugeraho, mugire ibyo mwubaka, mugire ibyo mukemura bitari kugenda neza. Ariko kuri aba bantu baba barahuye n'ibikomere mu bwana cyangwa se ibihe bitari byiza banyuzemo, bibaremamo ikintu cyo kuba bafite ubushobozi bukeya bwo kuganira ku bijyanye n'amarangamutima. Ibi ngibi kibitera nuko baba batarize kuba bakirekura ngo bafungure amarangamutima yabo. Nk'umwana, hari nk'ukuntu umwana arira cyangwa se agaragaza amarangamutima ye. Nimba umwana bamukubise cyangwa se muri wa mwanya umwana abonye ikintu kitamushimishije, akumva warashaka guturika akarira kugira ngo agaragaze ya marangamutima yuko ibintu bitamushimishije, ariko ugasanga umubyeyi aramubwiye ngo ceceka, akamutota amubuza kuba yasohora ya marangamutima. Icyo gihe bimukukiramo, yazanakura akaba ari wa muntu nimba ikintu kimubabaje yatojwe, ntago yigeze yiga gusohora amarangamutima, ahubwo yahatiwe kuyagumisha. Cyangwa se nanone wa mwana uba yego yahuye n'ikintu kitamushimishije, yarize, ariko umubyeyi we ntago yamufashije gukaruma ya marangamutima. Iyo umwana yarakeneye nk'ikintu ntukimuhe, yarangiza akarira, noneho warangiza ukamubwira uti ceceka, ntago bikwiriye, ntago ugomba kurira, icyo gihe umubwiye gutyo uba umuje gusohora amarangamutima ye. Bishatse kuvuga iki? Nanakura nibyo yize, nibyo yakuriyemo. Ariko iyo umufashije niyo yanarira ukamuguyaguya ukamubwira uti ihangane, nzakakugurira ubutaha, kazaboneka, nta buryo bwo kukabona buhari, mbese ngo afashwe mu guhandoringa ya marangamutima, cyangwa se mu kuba yakumva gasobanukirwe impamvu ibyo bintu bibi bimubayeho, mu by'ukuri ngo amenye impamvu bibaye, amenye n'uburyo bwo kubyitwaramo. Aho ngaho niho umwana yiga gukemura amakimbirane cyangwa se guhangana n'imbogamizi zije mu kuba hajemo ikintu kitari cyiza mu mubano we cyangwa se kikoze ku marangamutima ye. Iyo rero atabashije kwigishwa guhandoringa amarangamutima ye cyangwa se kudiringana nayo, niho hazamo imbogamizi. Yarakuze akaba ari wa muntu udafite uburyo bwo gukemura amakimbirane hagati y'umubano aba afitanye n'abandi bantu. Ibi ngibi nanone kuba atabasha gusohora amarangamutima mu buryo bwiza, niho hahandi habaho umuntu urakara akavuga n'umujinya, akaba yanamenyana n'ibintu, akaba yagira icyitwa emotional outburst, agaturika, nyine akaba ari wa muntu utongana cyane ibintu bitagenze neza. Akaba ari wa muntu nimba atanatonganye yagiye yarakaye, hari ukuntu umuntu arakara ukabona yanabyimbye, akabibika nyine muri ukabona
nyine byamwuzuyemo aho ngaho, ni bishingiye kuri za mbogamizi yahuye nazo cyangwa se bya bikomere yahuye nabyo, byamwigishije kuba atemerewe gusohora amarangamutima ye. Ikindi kintu cya karindwi ni ubwoba bwo kumva yasigwa. aba ari wa muntu muri relationship itari nziza, bibona ko iri toxic cyangwa se atari umubano mwiza, agumenya kwihanganira kubera ko aba afite ubwoba bw'uko aramutse asizwe yakongera gusubira mu bihe nk'ibya kera. Aho ni nko ku bana baba barahuye, baba barabaye nko mu miryango yakoze divorce, imiryango yari ibanye neza igatandukana, umwana wapfushije umubyeyi akiri mutoya, mbese aba yaragize icyo kintu, kiba cyaramukomerekeje kikamwigisha yuko kubura umuntu mu buzima ari ikintu kibi, agakura afite ikintu cyitwa fear of abandonment cyangwa se fear of loss, akagira ubwoba bwo kongera ko hari ikintu cyamujya kure kandi cyakagombye kuba kimuri hafi. Iyo nayo ni imbogamizi agenda ahura nayo mu gihe yahuye nabyo akiri umwana, byongera bikagaruka mu yindi shusho yarakuze. Ikindi kintu cya munani noneho ni ukuba, icya karindwi cyari ukuba afite ubwoba bwo kuba yasigwa. Nimba rero yongeye atandukanye n'umuntu, yisanga yongeye gusubira muri wa mubano utari mwiza, repeating toxic patterns, cyangwa se akongera gusubirana n'undi muntu. Uwa mbere batandukanye, byabaye ngombwa ko batandukana, ariko bitewe no kuba ari wa muntu utifitiye icyizere, utiha agaciro, yisanga yongeye kujya muri relationship itari nziza, kubera ko nawe mu buryo atazi ubundi ibyo dutekereza cyangwa se ibiba biturimo mu marangamutima yacu nibyo twisanga twakuruye. Nyine ibitekerezo umuntu aba afite, hari imvugo ivuga ngo we attract what we are, ni ukuvuga ngo dukurura ibyo turi byo. Nimba uyu muntu ibi bikomere bye bitarabashije gukira cyangwa se ngo bibe byakemuka cyangwa se ngo anabimenye ko abifite, yisanga no mu buryo nawe atazi unconsciously, akisanga ari guhitamo umuntu n'ubundi uzatuma bya bikomere bye byongera bikagaruka, kubera ko mu buryo kamere cyangwa se mu buryo twebwe tudafitiye ubugenzuzi, igihe tutitaye ku marangamutima yacu kugira ngo tuyamenye, unconsciously uyisanga mu buryo utazi, uyisanga wongeye gukura undi muntu. Rero abantu baba barahuye n'ibi bikomere mu gihe cy'ubwana, akenshi usanga bahora muri relationship zitari nziza kuri bo, zihora zibababaza. Icyo cyari icya munani. Ku cya cyenda noneho ni ikintu cyitwa kuba umuntu yavuga ati ngewe nihaye agaciro. Aba ari wa muntu utiha agaciro ngo avuge ngo ibi ngomba kubijyamo, bino si ngomba kubijyamo. Umuntu agomba kunyubaha muri buno buryo, ntago agomba kurenga uyu murongo. Ntago baba ari ba bantu bagorwa no gushyiraho principe zibagenga, ibyitwa relationship boundaries. Kuba umuntu yashyiraho boundary, ukavuga uti nimba uri umukobwa cyangwa se umusore, ukavuga uti ntago tugomba kubana muri buno buryo muri relationship, ariko ntago ugomba kunyubahuka mbene aka kageni, ariko hari ibyo utagomba gukora. Hari abashyiraho uburyo bwo kuvuga ngo nishyizeho boundary cyangwa se shyizeho umupaka wo kuvuga ngo nimba twageze saa 4 z'ijoro ntago ugomba kumpamagara, cyangwa se nanjye singomba guhamagara. Rero umuntu wahuye n'ibyo bikomere, iyo agiye gusetinga izo boundary cyangwa se iyo yanazisetinze, biramugora kuzubahiriza, akisanga nimba yazishyizeho, akisanga nyine abagorwa no kuvuga oya igihe biri ngombwa, akagorwa no kuvuga yego igihe biri ngombwa. Gushyiraho boundaries muri relationship ni ingenzi. Wenda nabyo tuzabikoraho ikiganiro mu minsi iri imbere kugira ngo tubisobanukirwe kurushaho, ariko muri make baba ari ba bantu bagorwa no kuvuga oya mu gihe kiri ngombwa.
aho ashobora no kwemera ibintu bigiye kuba bitamugirira neza, ariko kubera ko yahuye n'icyo gikomere cy'uko amarangamutima ye yakomeretse, ahura n'iki kibazo. Icya 10 ari nacyo cya nyuma tugana ku musozo, ni uko umuntu wahuye n'ibikomere mu gihe cy'ubwana aba yumva amarangamutima ye adahamye, aba afite ikintu cyitwa emotional disconnect. Nyine aba yumva muri we amarangamutima atazi ngo njyewe ubwanjye nkeneye iki, njyewe ubwanjye ndi iki, cyangwa se aba yiyumva nk'umuntu utazi nawe iyo aho ari cyangwa se aho ari kubarizwa muri ako. Ibyo ngibyo bituma aba ari wa muntu utisanga mu bandi, aba yumva n'ubundi amarangamutima ye ntago aba abona ishusho yayo, aba yibona saba azi nimba yakunda ngo bikunde, saba azi nimba yakundwa nabyo ngo bikunde, saba azi nimba hari umuntu wamwakira mu buzima. Aba afite emotional numbness cyangwa se amarangamutima ye ntago aba ahamye.